dukomeje gufatanya n'izindi nzego zirimo urwego rw'abikorera n'izindi tuzakorana kugira ngo iri murikagurisha mpuzamahanga rigiye kuba ku nshuro ya 23 rizagende neza kandi rigere ku ntego mu mutekano usesuye. Icya kabiri ni uko mu rwego rwo kubungabunga umutekano, polisi izakoresha imbaraga zose ndetse n'inzego zayo zose kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Aho imurikagurisha rizabera hazaba hari abapolisi bacunze umutekano. Hari abapolisi kandi bazajya bareba abantu binjira n'abasohoka ndetse bakanabasaka kugira ngo hatagira umuntu uwo ari we wese wakwinjirana ikintu kitemewe ahantu hahuriye abantu benshi mu rwego rwo gucunga umutekano wabo. Polisi kandi rizakoresha ishami ryayo rishinzwe umutekano wo mu muhanda hirya no hino kugira ngo rirebe neza imigendere y'abantu mu muhanda, urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga kugira ngo umutekano wabo urusheho kugenda neza. Ikindi ni uko polisi izashyira ibikoresho bitandukanye birimo n'ibizimya inkongi z'umuriro mu gihe bishobora kuba bikenewe habaye ikibazo, ku buryo bishobora gukora ubutabazi bwihuse. Kugira ngo rero ibi bizagende neza, polisi irateganya gushyira hano sitasiyo ihuriweho n'inzego zitandukanye, birumvikana birimo polisi ishinzwe gucunga umutekano, ariko mu gihe habaye n'ikibazo ko hashobora kuba haba iperereza. Bityo rero umuntu wese uzagira ikibazo muri iri murikagurisha ntibizamugore kugira ngo ajye hirya no hino kuri police stations cyangwa kuri sitasiyo za polisi ziri mu turere dutandukanye, ahubwo kubera ko polisi izaba yahawe ibiro hano ahite abigana bamufashe, ndetse hazaba hariho n'ahantu ushobora gushakira ibintu byawe byabuze cyangwa se na polisi aho yarangishiriza ibyatoraguwe. Byumvikane rero yuko abaduteze amatwi, abakurikirana iki kiganiro cyangwa se abo kizageraho, ni uko bagomba kumva yuko mu by'ukuri serivisi zijyanye n'umutekano, zijyanye no kwitabaza polisi zikwiye gushakirwa hafi hano nk'uko twabikoranyaho tukabyemeranya n'urwego rw'abikorera. Ubuyobozi bwa polisi rero, ishami rizaba riri hano cyangwa iyo police station, bazitabaza uretse no kuhagera. Uramutse uri naho imurikagurisha ririmo kubera, ushobora no kubahamagara kuri telefoni 0788 31 11 77. Iyi akaba ari telefoni y'umuyobozi uzaba ukuri iyo sitasiyo. Byumvikane rero ko polisi yiteguye. Ikindi nk'uko mubizi, iri murikagurisha riraba mu gihe igihugu cyacu ndetse n'isi muri rusange yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19. Turagira ngo rero twongere twibutse abaturarwanda bose yuko kuba imurikagurisha ribaye ntabwo bikuyeho yuko COVID ikiriho, ntabwo bikuyeho ko COVID ifite ubukana, ntabwo bikuyeho COVID yica cyangwa se ishobora no kuzahaza abantu. Iri murikagurisha rero rizakorwa nk'uko umuyobozi w'urwego rw'abikorera bivuze, kubahiriza amabwiriza yo kuyirinda, birimo kwambara agapfukamunwa kandi ukakambara neza, birimo guhana intera mu byo bakora ibyo ari byo byose, birimo gukaraba kenshi kandi gukaraba amazi n'isabune, ku buryo ibintu byose bizagenzurwa nk'uko polisi imaze hafi amezi 9 igenzura yubahiriza rya mabwiriza, nako bizagenda hano, uretse no gucunga umutekano, ariko nibyo nabyo bizitabwaho kugira ngo birebe cyane cyane ahantu hahurira n'abantu benshi bigaragara ko abantu bakunze kudohoka. Turagira ngo tubwire abaturarwanda ko ibintu bigenda bigaragara ko iyo serivisi zimwe zifunguwe bisa naho badohoka yuko bitemewe. Barabizi, ariko muri igihe tumaze twubahiriza n'amabwiriza tugenzura uburyo abantu bitwara, niko bigenda bitugaragarira ko abantu by'ukuri iyo hari igikorwa cyafunguwe kitari kimaze iminsi kiba cyangwa se cyarahagaritswe kigafungurwa, abantu bibaza yuko corona isa naho yagabanyije ubukana. Ntabwo ari byo, kubera ko igikorwa
igikorwa cyose gifunguwe cyangwa se cyemewe hagenderaho n'ingamba z'uburyo abantu bagomba kuba bitwara. Ingero nazitanga, muzi yuko nk'ubu ngubu hari ibikorwa bya siporo byemerewe ubushize mu byemezo by'inama y'abaminisitiri, ariko mwabonye ko hakurikizwa n'amabwiriza y'uburyo abantu bazitwara. Ariko hari amabwiriza ntakuka cyangwa se imyitwarire ntakuka abantu bose bakwiye kuba bazi, nk'uko nari nabigarutseho. Ikindi ni uko abantu mu ngendo zabo, abaza hano, abasubira mu ngo zabo, bakwiye kumva yuko kugenda mu muhanda ari inshingano zabo neza, bakawugendamo birinda impanuka. Muzi ko tumaze iminsi tubwira abanyarwanda yuko dukora ubukangurambaga bukomatanye bwarwanya covid gera amahoro. Ibyo rero bumve yuko mu by'ukuri mu muhanda nabo basaba kwitwara neza, kubera ko ntiwakwirinda covid ngo nugera mu muhanda ukora impanuka nanone ubugize icyo wunguka. Ahubwo wakwirinda covid ukaza ugahaha icyo uhaha cyangwa se ukareba ibimurikwa, ugataha ukagera mu rugo amahoro uyirinze, ariko kwirinda n'impanuka mu muhanda kugira ngo ugire amahoro. Ikindi ngira ngo mwarabibonye ko urwego rw'abikorera rwavuze ko abana bari munsi y'imyaka 12 batazaza hano muri murikagurisha. Turagira ngo tubwire abadukurikiye ko mu byo bagomba kubahiriza uretse n'ayo mabwiriza yo kwirinda covid no kwirinda izo mpanuka, bakwiye kumvira no mu mabwiriza atangwa n'inzego zindi n'izo ngizo ziba zarafashe icyo cyemezo ko abana b'imyaka 12 batazaza muri murikagurisha. Ubwo rero ntibizatera umuvundo cyangwa akajagari hari aho abantu binjirira, umuntu avuga ati yewe arwana no kwerekana ko adafite imyaka 12, dore ko nabo bana b'imyaka 12 badafite indangamuntu niyo ufite 13. Ubwo rero ababyeyi babo ababarera bumviye neza yuko mu by'ukuri bagomba kumvira amabwiriza n'icyo cyemezo kiba cyarafashwe, aho kugira ngo bazaze usange mu by'ukuri aho abantu binjirira habaye umuvundo kubera umuntu gushaka kugira imyaka irenze 12 kandi by'ukuri wenda ategereje. Ibyo byumvikane. Nsoza ndagira ngo mvuge ko polisi y'u Rwanda yizeza umutekano usesuye abaturarwanda bose ndetse n'abantu bose bazaza kumurika ibyabo, ariko noneho abazaba bagana aho imurikagurisha ribera baje gusura cyangwa se baje guhaha, bumve ko umutekano wabo usesuye, ariko bumve yuko mu by'ukuri bawufitemo uruhare mu kumvira amabwiriza agiye uko imurikagurisha rizaba cyangwa se rizakorwa. Babifitemo uruhare kubera ko bazumvira amabwiriza yo kwirinda kwandura n'ikwirakwira ry'icyorezo cya covid. Babifitemo uruhare kubera ko bazirinda impanuka zo mu muhanda bagenda baza bagana imurikagurisha cyangwa se bataha. Ikindi gikomeye cyane, babifitemo uruhare kubera ko bazaduha amakuru nk'uko bisanzwe. Tubashimira uburyo batanga amakuru, ariko noneho n'ikindi kintu kizaba cyabaye muri imurikagurisha bazahita batanga amakuru nk'uko bisanzwe, ariko noneho no kuri iyo telefone dutanze ya sitasiyo ya polisi izaba iri hano muri ifite inshingano zayo zo kubahiriza umutekano hano mu imurikagurisha.